step. ndabizi kuba rwose prime minister yarakwirukanye ryari ikosa kumbe nago bamwirukanye baba biziranyeho Flattery will get you everywhere. wa mwana we buryo utakagezemo abantu ntaho bitazakugeza ngufasha iki Does the name Michael Mason izina Michael Mason hari icyo rikwibutsa Where did you hear that? iryo zina warikuye umva kwibara gusa a full assault team yashize ikipe yose hasi yacu alone wenyine What I'm about to say doesn't ibyo ngiye ukubwira ntago bibaho conversation. ntuzagira undi ubibwira Years ago, we mu myaka myinshi yashize ran an off-book program hari porogaramu twatangije y'ibanga of elite operatives called yo gushinga icyitwa ngo ni nk'abantu bagombaga kujya bakora nk'itsinda rya gisirikare ridasanzwe ariko ngo baryise ngo ni Black Kites niko baryise Operatives untethered from MI6's. byari itsinda rizajya rikora akazi ariko ka MI6 ariko ritabarirwa muri MI6 and Mason was one of them. Mason yari umwe muri bo He was one of the first. yari umwe ahubwo mu bambere barenze He became yari afite imana idasanzwe a gold standard. yaje kugera ku rwego twese tuvuga tuyu niwe wacu byaje kugenda gute rero Sent to eliminate A foreign intelligence officer. twaje kumwohereza ngo najye kwica amaneko y'ikindi gihugu Instead, he spared the aho kumwicara mubabarira fighters report and arangije ahimba raporo zivuga ko yishe uwo muntu arangije ahita aburirwa irengero kuki yasuzuguye itegeko ryawe turned. dukeka ko bamuhinduye akaba amaneko y'ikindi gihugu offer a king's ransom. You need to understand. hari ikintu ngira ngo wumve neza Mason isn't just an assassin. Mason ntabwo ari umwicanyi gusa Shouldn't instrument ni igikoresho kidahushwa cyatojwe kwica stopping him. nta kintu cyamuhagarika You need to throw everything you've mumwoherezeho ibintu byose mufite mbega abasirikare bose mufite mubohereze definitely has become a cancer on all that we stand for. kuko ikibabaje Michael Mason yaje guhinduka kanseri ku mahame yose tugenderaho twebwe nka MI6 mbega bamwice Sir, yego nyakubahwa yahita mukupa ariko yaje kubona mu byuma hari ukuntu bahinduye ibintu bye ngo ni kanseri ku bintu byose bizera bagenderaho avayo ready to put your tradecraft to the test? we mwitegure Am I gonna get fired for this? ese no mabanga ngo yaraza gutuma banyirukana Yes, I do. oya keretse ari njye ukwirukanye hari amabanga yahaye uno mukobwa Black Kite files on a nabonye amafayiro y'iyo operasiyo bitangwa ni Black Kites backup server. Mason was helping an Iranian scientist defect Mason yari ari gufasha umunyesiyansi wo muri Iran after he kugira ngo amuhindure thing on their ave mu kigo yakoreraga cya Iran aza akorera twe nuclear program. yamuhaye nuclear program bakoraga Protecting him. aho kugira ngo amurinde Was ordered to kill him for denying. Mason bamuhaye amategeko yo kumwicara mubabarira kuko yabonaga ntacyo yamuziza icyo gihe Mason